ngira ngo iriya ni na message n'ubutumwa bari kubaha, niba mushaka nimutuze, ariko niba nabwo mushaka kwiyahura muze turabibafasha. Ntabikubwiye, ntawe utwitayeho, nta n'uwitaye kuri aka karere, utagira ngo na Kongo bayitayeho. Oya, ni bya bindi ngo igicucu gituma aho utinya. Uwo ni umugani w'ikinyarwanda, si igihe uwuciye. Nibo bohereza nyine kugira ngo bakomeze bahungabanye umutekano, kuko nibo babifitemo inyungu. Njya nseka cyane iyo mbona abantu bavuga ngo u Rwanda ruhungabanya umutekano wa Kongo, ngo kugira ngo rusahure amabuye y'agaciro, rusahura si kinini, kiriho icyo byasahuye. Aba basahura ni bariya babashuka, nibo babifitemo inyungu. Niyo mpamvu rero batabiha agaciro. Wari wabona umuntu muzima utekereza utinyuka kubwira igihugu kigenga, igihugu nk'u Rwanda gifite imipaka yacyo, gifite ibendera ryacyo, gifite ubuyobozi bwacyo, gifite abaturage bacyo, ukamubwira ngo nakure uburinzi ku mupaka, ngo inzego z'umutekano ngo nazikure ku mupaka? Come on. Ni nk'uwazi wawe akakubwira ati kuva none urarudakinze. Iyo mbona bababaye kuri iyi ndishima cyane, kuko ni ukuri mumbabarire. Imana yose mbiyisabira imbabazi kuko irabizi, tubiziranyeho nayo, nabibwiye kera, ikintu cyose kibababaza kiranshimisha. Icyo cyo cyumvikane gutyo, muntu uko ibyo mushaka munyita amazina mushaka, niba ari ubugome ndi umugome, niba ari ikindi cyo, niba ari uburozi ndi uburozi. Ariko twibuka perezida w'i Burundi hari Kinshasa avuga ngo arashaka ngo abaza gukuraho ngo perezida w'u Rwanda ngo akabafasha. Ayiwe, nyabusase yabanza agashinga akabona kubyina, buriya yagufasha iki koko? Reba nk'ubu hari bamwe mu bihugu bigize SADC baracyari hakurya, baracyafatanya na bariya kurwana no gutera u Rwanda. Biravuga iki? Biravuga ko abanyafurika turi ibigoryi. I am sorry to say. Yego, murakoze cyane kwemera kutuganiriza. ni One Nation Radio na Radio Diaspora y'u Rwanda, ijwi rya Diaspora y'u Rwanda. Turi kumwe na Madame Ingabire Marie Immaculée. Turishimye cyane kongera kuganira namwe. Nanjye ndishimye cyane cyane. Madame Ingabire Immaculée uri umuyobozi wa Transparency International ishami ry'u Rwanda, ni umuryango urwanya ruswa n'akarengane. Tuganira byinshi ku ngingo zitandukanye, ariko kuri uyu munsi ntabwo twaganira twirengeje ikibazo gihari. Kuri ubu ngubu turi kubona abaturage bo muri Rubavu ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko bari kumva amasasu, urujya n'uruza. Turabona hari imirongo y'imodoka iri kuva muri Gisenyi igaruka mu mujyi wa Kigali no mu bindi bice. Turi kumva urwego rw'u Rwanda ruvuga ko hari abantu barengera ku 9 bamaze kuhasiga ubuzima nyuma y'uko umujyi wa Goma ubu ngubu uri mu biganza bya M23. Duhereye ku bireba abanyarwanda, mbere y'uko tujya no kureba n'iyi ntambara, turebe n'imitekerereze ya Kinshasa muri ibi bibazo, abanyarwanda bakwiriye kuba bameze bate muri iyi gihe? Kuko hari abatangiye kugira impungenge bati ya ntambara twategujwe na Kinshasa na Bujumbura ko bagomba kuza bagatera u Rwanda bagakuraho ubutegetsi bakabohora u Rwanda nk'uko babivuze, yaje se abanyarwanda bagira ubwoba ko intambara ishobora kuba ishoboka ku butaka bw'u Rwanda? Urakoze. Icya mbere ndihanganisha imiryango yabuze abantu babo. Byo birababaje, ni ukuri birababaje, kandi ngira ngo na bariya babikora wenda ni ukutagira umutima, ariko ubundi bakamenya ko bariya abaturage nta kibazo bafitanye nabo, nta kibazo na gito bafitanye nabo. Ni abaturage,
bitekaniye bibereye mu mirimo yabo ya buri munsi, yewe n'izo ntambara ziri kubera muri Congo ntibazizi, hanyuma warangiza akaba ari bujya kurasa, nabyo ni ubugwari. Ngira ngo abantu tujye twumvikana, ni ubugwari bugayitse cyane. Ikindi rero ngo izo ntambara baduteguje, icyo kora navuga ngo ni n'abantu beza n'imfura, umuntu ujya kugutera akaguteguza burya ntako asa, kuko aba azi ko nawe utari igicucu ubuze ubwenge. Ariko biriya byaradutunguye twese, ndumva nta muntu bitatunguye. Nta wari uzi ko bari bugeraho batera ibisasu byabo mu Rwanda. Bashobora kuba atari n'u Rwanda wenda babiteraga, ariko ni hafi cyane, turaturanye cyane cyane ku buryo ubusa hakurya y'umuhanda navuga ngo iriya nzira hakurya y'umuhanda irashya, iyi ngiyi yanjye ntibiyigereho, ntabwo napfa kubivuga. Twaratunguwe rero, ariko ngira ngo nyuma yaho ntibizongera. Wabonye ko n'ibisasu biriya bikomeye batera u Rwanda rubishwanyaguza bitaranagera ku butaka bw'u Rwanda. Ngira ngo iriya ni na mesaje n'ubutumwa bari kubaha, niba mushaka nimutuze, ariko niba nabwo mushaka kwiyahura muze turabibafashamo, kuko ntabwo wareka ngo umuntu aza kwicira abaturage wowe uvuge ngo ntabwo uri bumukoreho. Ndumva ubwo butumwa barabwumvise, nimba bashobora gutekereza, kandi ubushobozi bwo burahari, kandi leta y'u Rwanda yabibabwiye kenshi, nyakubahwa perezida wa repubulika yabibabwiye kenshi, ntibashaka kubyumva, ariko bazabyumva, bazabyumvishwa n'iminsi, bazabyumvishwa nyine nuko ibintu bimeze. Hari ikibazo cy'abadashobora no gushyira intwaro hasi. Burya nk'aba FDL bazashyira intwaro hasi bagiye, kuko buriya ibyo bababeshya byose bazabibona. Ntituri hano, abasirikare batishyize mu maboko ya M23 ntibanahungire mu Rwanda, ko harababonye benshi baje. Leta izabasubiza iwabo. Erega n'abanyekongo babo bafite iyo baturutse, bazasubirayo. Babaza rero bo n'ubundi basanzwe ari abaturage bituriye aho ngaho, uzacisha make, kandi ndumva nta kundi bizagenda. Byanatangiye, azasubira iwabo mu mihana iwabo, yibereho uko yari abayeho. Abafite ikibazo niba ari aba FDL, nibo bafite ikibazo. Noneho numvise banavuga ngo barabaha MONUSCO ngo bibacyure mu Rwanda. Bahisemo kwangara, ntibashaka gutaha. Ubwo rero nyine bazahitamo ibintu ni bibi. Ntibashaka gutaha, ntibatuze. Ntibashaka gutaha, ntibashaka gutuza, ibyo bazabyimenyera, nuko bimeze. Ariko FDL ni umutwe genocidaire, cyafite ingengabitekerezo birazwi. Ibyo birazwi, ni nayo rega ibabuza gutaha. Isogize ngo ikindi kibabuza gutaha ni ubu se abandi bose nibataha, n'ubu ujya i Mutobo urasanga hari abahuzuye. Njyewe njya kuganira nabo, ikintu gusa kimbabaza cyane nuko usanga harimo abana bacu b'abasore bahangana namwe, ababaruseho, bari hariya bashutse bakabeshya, ugasanga umwana ungana nawe utazi gusoma no kwandika, kuko atagize amahirwe yo kujya mu ishuri, kuko yabaye mu ishyamba bamwirukankana, bamubwira amapropaganda adafashe. Erega na kiriya ni icyaha, na kiriya ni icyaha, ubundi bakwiye guhanirwa n'amategeko. Kuri icyo ngicyo, iki kibazo nkunda kukibaza buri gihe sinkibonera igisubizo. Urebye FDL ukuntu bari, abantu bari ideology bafite, amateka yabo, n'abantu bashinzwe n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ariko Congo ariko burya ikiyasosiya nabo, ntitubone n'amahanga akondana Congo, ahubwo tukumva arakondana u Rwanda ngo rufashe M23. Kubera iki iyo double standard?
muransetsa iyo muvuga amahanga, ese ubwo amahanga muba muvuga ni ayahe? Ngo ni Loni, iriya MONUSCO ifatanya n'abo uvuga kurwana no guhungabanya umutekano. Loni yiheze bariya bacanshuro, bariya abantu biyita Loni ni abacanshuro, ibyo mubimenye. Gusa bakaba bafite nyine za ngufu ngo zizwi ku isi yose. Biriya bihugu 15 biba mu kanama k'umutekano ka Loni, nibo bayoboye iyi si. Bayiyobora uko bashaka, ariko baganisha hehe? Ku nyungu zabo. Nta rukundo bafite, n'abo babeshya ngo barabakunda, bigeze se babamarire cyangwa muransetsa? Uravuga uti bakomoka kuri izo ngengabitekerezo. Harimo rwose n'abayikoze bari bakirimo. None se uriya Pacifique uherutse gupfa ntabwo yakoze jenoside? Yarayikoze, yari akirimo, ari active, ari nawe ngira ngo uyobora abandi. Barashaje yego, ariko baracyarimo. Hakaba rero n'urubyiruko bagiye batoza. Rega buri mwana wese akura uko yarezwe. Nuko mbivuga bagahaguruka bakantukuka cyangwa nuko hari icyo biri buntwara. Uziko hari umuntu wababeshye ngo hagomba kuba hariho inkovu y'igitutsi. Ntayibaho. Ariko umwana wese icyo cyo ndagihana, akura uko yarezwe. Icyo tugiye tukemera. Babarereye muri iyo ngengabitekerezo, nabo bakomeza iyo. Wabonye ba bana batashye, niba warabakurikiye, ntimubise ko batubwiye ibyo bababeshyaga, babizeza ibitangaza. nuko babajyana ku gahato bakabahitishamo gupfa cyangwa kujya muri FDLR. N'abijyanye kubera ibyo babeshywe, nabyo bibaho. Njya mbagereranya nuko bidasa. Bamwe bagenda bagiye kugira nabi, abandi bakagenda bumva ngo bagiye kugira neza, kumbe bariho bigirira nabi. Njya mbagereranya n'aba bana batwara muri biriya bihugu by'Abarabu, za Arabiya Sawudite, za Omani, burya barababeshya. Baba babijeje ibitangaza, bakababwira ngo ukuntu bagiye gukorera amadolari 5,000 ku kwezi, uri umwana ungana kuriya nawe byagushitura. Abandi bakababwira ngo ukuntu bagiye kubaha scholarship, bakiga kaminuza zose bashaka, uri umwana ungana kuriya nawe bishobora kugushitura. Na bariya niko bababeshya, nabo babizeza ibitangaza. Urumva akakubwira ikintu kitanatuma utekereza. Bariya abana b'abakobwa abagarutse tukabasha kuvugana, bose bakubwira ko bababuzaga kubibwira iwabo na bene wabo n'abavandimwe babo. Uwo muntu ugiye kukugirira neza akakubuza kubibwira umuryango, ubwo iyo neza wowe ntiwayibazaho? Uwo muntu mutagirana isano, mutagira icyo mupfana, magize gute, kuki ari we wahisemo ngo ageze kuri ayo mahirwe? Nta muryango afite, nta nshuti afite. Bo bose bageze iyo bajya, ntacyo bakeneye muri ibyo. Ugasanga rero kubera ibyo bintu bababeshye bishashagirana, bitumye n'umwana atabasha gutekereza. Na bariya niko babagenza. U Rwanda ni igihugu cyabayemo jenoside, kandi abakoze jenoside bari hafi y'umupaka, kuko waba urabyumvisha. Abana wari utanzeho urugero, baravuga ati kuri uriya musozi hari runaka, ariko hatungurutse yahagaze ku butaka bw'u Rwanda, kuri uyu musozi hari runaka. Kuki impungenge z'u Rwanda muri icyo kibazo zidahabwa agaciro? Ntabikubwiye, ntawe utwitayeho, nta n'uwitaye kuri aka karere. Utagira ngo na Kongo bayitayeho. Oya, ni bya bindi ngo igicucu gituma aho utinya. Uwo ni umugani w'ikinyarwanda, si igihe uwuciye. Nibo bohereza nyine kugira ngo bakomeze bahungabanye umutekano, kuko nibo babifitemo inyungu. Njya nseka cyane iyo mbona abantu bavuga ngo u Rwanda ruhungabanya umutekano wa Kongo, ngo kugira ngo rusahure amabuye y'agaciro, rusahura si kinini, kiriho icyo byasahuye. Ababasahura ni bariya babashuka, nibo babifitemo inyungu. Niyo mpamvu rero batabiha agaciro. Wari wabona umuntu muzima utekereza, utinyuka kubwira igihugu kigenga, igihugu nk'u Rwanda gifite imipaka yacyo, gifite ibendera ryacyo, gifite ubuyobozi bwacyo, gifite abaturage bacyo, ukamubwira ngo nakure uburinzi ku mupaka?
ngo ngo inzego z'umutekano ngo nazikure ku mupaka. Come on. Ni nk'uwaza iwawe akakubwira ati kuva none urara udakinze, uramenya utakingiye inzu, wamwemerera? Oya. Ubwo rero nabo rero niko babikora, babumva ngo ni iterabwoba, ariko hari ubwo njya numva hari abantu nabaza, wenda bamwe sinababona, hari n'abo mbona nabaza, ariko nageraho ugasanga ni uguta umwanya. Ikintu u Rwanda rutabonye warukangisha ubu ni iki? Ndabivuga nyine za nyangabirama bakampagurukana, ariko mbibwiye si iyo baba bashaka kugira icyo bantwara baba barakimpaye kera. Si ukwivugira, nababwira iki? Bavuge basarare batagangara, ibyo gihe ntacyo bimbwiye. Ingabire ibyo ntibinkoraho, ni nko gusuka amazi ku ibuye. Nibyo njya mbabwira, aho mwavugiye, aho mwatukaniye, aho mwikirigitiye mugaseka, ko mperuka ngo buri mwaka niba atari buri kwezi ahari sinzi, ngo mwafashe u Rwanda, ko nta n'umudugudu murafata, ubwo mwumva ari nde mukibibwira akabyemera? Usibye abashaka kubyemera kubera ko muhuje ibitekerezo, cyangwa wenda kubera ako babujije bo nta ndumva nta munyarwanda ukiri injiji uhari. Wapi? Rero na bariya bashatse batuza kwirirwa batera u Rwanda ubwoba. Ejo bundi perezida wa repubulika Paul Kagame yahoze avuga ngo uko bamubwiye ngo ariko ngo ibyo ngibyo uvuga ngo nubikora, igihe bari baje bakica abantu i Nyabimata, bakica abantu mu Kinigi, ntibagira n'isoni, ntibatinya kuba ibigwari. Koko kwica umwana ucuruza amagi, kurangiza ukajya hariya nawe ukavuga ngo uri umugabo mu bandi, ngo uri intwari? Uzashaka irindi zina rikubereye, iryo si iryawe. Noneho ngo aramubwira ngo nuramuka ariko ukoze ibyo ngo ni wowe tuzabureminga. Uzambureminga kuko nakoze igikwiye? Reba nk'ubu hari bamwe mu bihugu bigize SADC baracyari hakurya, baracyafatanya na bariya kurwana no gutera u Rwanda. Biravuga iki? Biravuga ko Abanyafurika turi ibigoryi. I'm sorry to say, turi ibigoryi. Ntibazi ko ejo bundi ari bo bazaba bageze, bariya bagira inshuti, bariya abazungu, ayiwe si bariya se bandi babizera ngo babonanye nande, ngo bahuye nande, ngo bagiye muri Sena ya Amerika, ngo bagiye, nibashaka bazajya no mu ijuru. Nta kizahinduka kubera bariya abazungu. Ngo perezida w'u Rwanda ngo ni abazungu bamushyizeho, nibo bamutoye, ese bo ntibakurikira? Umuntu utinyuka ko kugira ubwenge ukavuga ngo bariya abantu bose bajya muri kampani ngo baba babajyanye ku ngufu, buriya wabateranyiriza he? Waba urinde? Ese twese tubana mu nzu ku buryo baza bakadusohorera rimwe, tubana mu mudugudu umwe, se ubwo abo bantu baza kubasohora bakabajyana ku ngufu babakura? Reka nemere ko babajyanye ku ngufu da, ubwo uri igihangange, sinzi uko wabikoze. Wanabategetse kwishima no kubyina no kuririmba no guseka, wabishobora? Ntabwo wabishobora. Ariko ntibibabuza kubivuga. Kubivuga rero ntacyo bidutwara, usibye kubiseka gusa. Utabikoze buriya we arumva atariho yikoze isoni. Akunda hari abantu batazigira, sinamenya ibyo, sinanabitindaho. Gusa icyo nzi, abapfushije bihangane, n'ukuri mbafashe mu mugongo, nifatanije nabo muri ako kababaro, ariko ndizeza abanyarwanda ko ntabazongera we. Icyo ngicyo ukomeje kuri SADC, nateguye kwikubazaho byihariye, ariko icyo cy'abantu bari gupfa, n'izihe nama utanga ku bantu? Kuko uri kubona ko abanyarwanda basa nkaho bamaze igihe batazi intambara ngo imirwano n'iki, bari kumva isasu bagahurura bakajya kureba. Ndashaka gusaba n'ukuri abanyarwanda nabo nibafashe leta, birinde, bicungire umutekano. Wisohoka mu nzu atari ngombwa, tegereza amabwiriza ya leta,
nibagendere kuri byo inzego z'umutekano ziri kubabwira, kuko nibo bafashe umutekano mu ntoki ubu ngubu, nibo bazi ibiri kuba byose, nibabumvire ni ukuri. Wijya gushungera intambara si ubukwe rwose, babimenye, kandi isasu ntiritoranye, uwo bahuye naryo riramuhitana. Biriya bisasu bikomeye cyane byikubita hasi bikaba byasenya aha hose no hakurya byahagaze, ibyo byo ntibikunda. Ariko ruriya rusasu rumwe rumwe ruza rwiruka, biragoye kuruhagarika, biraruhije cyane. Icyo gihe rero nabo nibafashe leta, bagerageze kwirinda, bajye ahantu hari ngombwa bagomba kujya, aho batagomba kujya bahareke. Ndaho wumva gushaka kujya ariko bikaba atari ngombwa uhihorere. Birinde ahantu ho guteranira abantu, hari abantu benshi cyane. Erega ntibihangane n'iby'igihe gito, ni ukuri n'igihe gito, bategereze bazanyomoze. wabagira inama yo kuba bavuye muri Rubavu? Ewe ya, kuva muri Rubavu si kubera iki? Abanyekongo bari guhungira muri Rubavu, abanyarwanda akaba aribo bayibasigira? Nowe, nibagume muri Rubavu reka kandi batekane, hariya ni iwabo, barabakura mu bya bose babajyana he? Ntibahagume. Leta ni uko icyo nyisaba yanakiyemeje, ariko kanongere nkibutse, ibacungira umutekano mu buryo bwihariye, kandi irabikora. Ibyo ngibyo irabikora. Wari ukomeje mu kanya kuri SADC, ni umutwe urimo bari no gusohora amatangazo bavuga ko bari kurwana cyane na M23. SADC irimo Afurika y'Epfo, irimo Malawi na Tanzania. SADC ubundi agenda yayo ni iyihe? Bari gushaka iki cyihishe inyuma tutabona muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? SADC bambabarire ngiye mbivuga uko mbyumva, kandi niko mbibona, kandi ndakeka ko ari nako biri. Nabo Kinyarwanda babyita ngo ikirere, nabo bari guhakwa kuri bariya bazungu, reka mbyite gutyo. Hari ubwo amagambo y'Ikinyarwanda tugora wenda ugakoresha atari, nabo ni uko bariho barakoreshwa, bagakoreshwa rero n'abantu ngo bazi ko ari ibihangange bakemera, kandi ejo ukabumva bari hariya bavuga Panafrix, ubuntu bw'ubugambo budafasha, Afurika yacu, Afurika igize ite. Ibyo ntabyo batekereza, nabo barimo barashakamo inyungu zabo, urumva? Kuko biteye isoni kubona abanyafurika bishyira hamwe ngo bahaguruke barwanye abandi banyafurika ku nyungu z'abazungu, biteye n'agahinda. SADC rwose yatumye nyisuzugura, ariko ndakeka atari njye wayisuzuguye jyenyine, abantu benshi barayisuzuguye, ariko bikongera bikagaragaza iki? Dufite abayobozi sinzi uko nabita, dufite abayobozi ni ukuri batari bakwiriye kuyobora, cyane cyane kuyobora ibihugu bya Afurika, kubera yuko bitwa ba bangamwabo. Bangamwabo ubundi ntayobora igihugu. Nicyo bigaragaza, biragaragaza intege nke, bikagaragaza kudashishoza no kutareba kure k'ubuyobozi bwa biriya bihugu. Barahari. Afurika y'Epfo nabonye umukuru w'igihugu yavuganye na Cyril Ramaphosa ku bijyanye n'icyo kibazo. Biraza kugenda bite ko ibihugu bihari kandi hari icyo biri inyuma, kandi Kongo igifite kugitanga? Umwana wakoze iyo nkuru yansekeje, aravuga nyine inkuru ati Ramaphosa atira telefone, icyo nicyo cyasekeje. Ngo telefona perezida w'u Rwanda Paul Kagame, bavuga ariko baranatiza, ubwo yamutelefona ngo amubwire iki? Ibyo bavuganye ntabwo mbizi, buriya ariko igihe kizagera perezida bitubwire. Uzi uko ajya avugira ibintu igihe cyabyo, ntabwo avuga ako kanya ngo akubwire amakuru, ariko nyine byansekeje koko. Birasekeje cyane, gusa igihari nuko abantu rero ngo umenya yamubwiye ko bakwiye guhagarika kurasa, akananirwa kubibwira ngo perezida w'u Rwanda ngo nabwire M23 ngo ihagarike kurasa, nabanze nababwire abasirikare be n'aba Kongo n'abandi n'abariya bose, iriya coalition yose bari kumwe, we ko atababwiye, aratuma perezida w'u Rwanda kuri M23 nkande kwe.
tukumva nyine, ariko bigashimangira bimwe n'ubundi umuntu yatekerezaga ko nabo ntibampemuke ndamuke. nabo niba mpemuke ndamuke, ibi bintu bikwiriye kuba byashakirwa igisubizo. Twabonye no muri Kinshasa mu birometero 1000 nawe uvuye aho ikibazo kiri, ambasade z'Abafaransa, z'Ababiligi, z'u Rwanda, za Uganda zigabwaho ibitero. Tubona amafoto ku mbuga nkoranyambaga binjira bagasahura amakoferefone n'ibindi bibazo biri gutuma bateza imyigaragambyo. Byo biraza kugaragara gute ko iyo miryango n'ibyo bihugu bikunze gushyigikira Kongo kubigabaho ibitero ku ambasade bishobora gutuma abantu bahindura ishusho babonaga Kongo? Ambasade y'u Rwanda ahubwo ubwo babigabaga kuri nde? Nta mukozi ugihari, nta ibendera bararimanuye, inzira irafunze, babigabaga kuri nde? Abanyekongo niko bameze muri kamere yabo. Yego. Igihe cyose bumva basenye, gusenya bumva aribyo bishobora gukemura ikibazo icyo ari cyo cyose. Ntabwo bafite inzego zifite ubushobozi bwo kubahagarika, kuko nizo ziba zabashutse, zaboherejeyo. Kiriya gihugu kiriyoboye mu by'ukuri. Ubu ndabizi barahaguruka bavuze ndurumbo navuze ko Kongo yiyoboye, yamaze kandi iriyoboye. Hari n'abahoze bavuga ko bari bizeye kuriya yapfuye, ngo wagarutse gute? Ibicucu bose nibo Mana, nibo bagena umunsi umuntu agomba gupfa. Ese bo wabo barawuzi? Aho bazi. Ese bampanga bagira bati ntange umunsi wageze uyu, kandi mu bintu ndatinya gupfa birimo, kuko byanga bikunda nzapfa, sibyo? Nzapfa nk'uko nta muntu n'umwe uri kuri iyi si utazapfa. Kwizera ko napfuye, ese burya nari ngutwaye cyakugiye? Siko ndi igihangange? Ni ukuri biranshimisha cyane jyewe. Hari umuntu ejo hoza ambwira ati kuri igihangange pe, ati ukuntu bariho bagutuka wagira ngo ni wowe perezida wa repubulika. Ni perezida wa repubulika, usibye ko nawe banamutuka, ntibabone ko sofa ntacyo byamutwaye, ngo babone ko ntacyo bimaze. Ariko ndabona ahubwo bampaye agaciro ka perezida w'isi. Ariko jyewe iyo mbona bababaye kuri ndishima cyane, kuko ni ukuri mumbabarire. Imana yose mbiyisabira imbabazi kuko irabizi, tubiziranyeho nayo. Nabibwiye kera, ikintu cyose kibababaza kiranshimisha. Icyo cyo cyumvikane gutyo, muntu uko ibyo mushaka munyita amazina mushaka, niba ari ubugome ndi umugome, niba ari ikindi cyo, niba ari uburozi ndi umurozi, ariko ikintu cyose kibababaza kiranshimisha cyane rwose. Ariko baba bafite ibibazo n'ibyo batekereza n'amateka abirukanka inyuma. Ntekereza ko nabo baba batorohewe. N'ubundi usubagira ngo ni iki? Ibyo ni ipfunwe cy'ibyo wakoze ukagira ngo hari uwabibatumye. Noneho rero nyine utinyutse kubivuga akaba ari we baza gutabe bitabapfu, nta kindi. Ariko turabona n'abato batari mu babikoze byabaye mbere y'uko bavuka, nabo bari muri ibyo bitutsi, bari no muri iyo gahunda y'ingengabitekerezo. Nakubwiye bwa burere. Ejo bundi nivugiye uburere bw'abana biyambika ubusa bakifotora. Abantu barahaguruka barahagarara, ntange ndi umubyeyi, nubwo hari abajya bavuga ngo sinabyaye. Kandi ibyo bigoryi bibivuga reka mbite gutyo, kuko nibyo ntuzongera ngo mbite iki. Bambonye ryari? Nageze muri uru Rwanda 94. Aho nabaga hose ntitwabanye, ntibazi amateka yanjye. 94 ninde wababwiye ko kiriya gihe cyari igihe cy'uko abantu batekereza kubyara? Ninde se mbega wabwiye nari mfite gahunda ubundi yo kubyara abana bangahe? Ibyo ni uburenganzira bwawe. Kuko n'uyu ni uburenganzira bwanjye busesuye. Ariko n'uyu munsi ngewe ugomba nkangurira abanyarwanda, byara abana bake ubarere neza, ubagaburire neza, ubahe ibyangombwa byose bakeneye, ubigishe mu ishuri ryiza. Mbese wa mwana azakurane impamba imufasha kugera ku byiza byose mu buzima bwe. Njye nicyo mba ndwanaho, nta kindi. Kuko n'umunyarwanda yaciye umugani ngo uburo bwinshi ntugira umusururu.
ntabwo abana ubu bakiri imbaraga z'umuryango, basigaye ari imvune. Wabyeyi bacyo ukabaha icyangombwa cyose, siko n'umwana wawe yagiye mu muhanda ngo kuko inzara yamwishe, nawe ukajya hariya ukibara mu babyeyi, ukabona umwana wawe atajya ku ishuri, yibera yirarira ku makarito hariya yigira gute, ngo kuko umukoresha imirimo ivunanye, kuko umukubita, kuko ibyo bintu byose burya ubikora nawe kuko byakurengeye. Bikurengera kubera iki? Kubera ko abana baba ari benshi. Umwe hano ararira, undi hariya arasaba iki, undi hariya ari muri kugira ngo gata umutwe. Noneho ntibamenye rero gahunda umuntu aba yarifatiye. Ese uwo muntu uri kuvuga harya yakuriye, yize, yabanye n'andi, uramuzi wowe? Uraho gusa. Twikomere. Hari ibintu bibiri ukomeje ndimo kubaze mu kanya, gusa kuri iki ngiki kijyanye n'ibibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubiganisha ku musozo, twumvishemo ibihugu birimo n'Uburundi bivuga amagambo akomeye cyane kuri ibi ngibi. Ibi byo biraza kuganisha hehe ko mbona bishobora kubyara n'ikibazo kibyimbye mu karere kose? Niba gishaka kizaba. Ese kuki bibaza ko ari bo metre b'icyo kibazo? No, ntabwo aribo bagifiteho control absolue. No, ntabwo bari mu kibuga bonyine, bafite indi kipe bakina, kandi rero bayitonde. Ntibibaze ngo ni agafu k'imvugwa rimwe. No, nta na gato, si agafu k'imvugwa rimwe. Rero Uburundi bwo bwabigiyemo kuva kera. Twibuka perezida w'i Burundi hari Kinshasa avuga ngo arashaka ngo abaza gukuraho ngo perezida w'u Rwanda ngo akabafasha. Ayiwe, nyabusase yabanza agashinga akabona kubyina, buriya yagufasha iki koko? Cyokora kukubwira ibiryo bari burya ibiki bari ngo yavuze leta y'u Burundi ngo yabatutse, namaze rwose, mbisubiyemo namaze. Uwo bibabaje yihangane, uwo byanga yiyahure. Murambibabwira buri munsi, bibabwira buri munsi. Rega perezida w'u Burundi atutse u Rwanda, nta nshingano zo kumwubaha ngifite, nta cyubahiro rwose mugomba, nta kinyabupfura, nta bugwaneza. Ibyo byumvikane, bisobanuke kandi neza. Abirirwa reka bambwira n'utuntu tw'iterabwoba, ngurumva ngo imyaka yawe, imyaka yanjye ninde wayibabaje? Nagiye kubasaba ishuri, nagiye kubasaba akazi? Ahubwo mbabariye ababyeyi babo niba bakibafite, n'abatabafite mbabariye abana babo. Bazageraho ari umubyeyi wabo, ko jyewe u Rwanda dufata nk'umubyeyi wanjye, twarambyaye, sibyo? Cyangwa ari umwana wabo, kuko namwe mwese mbafata nk'abana banjye, kuko n'abo nabyeyi barabaruta imyaka, ariko mbafata nkabo kuko nyine ni abana, muri abana banjye kuko n'abari abanjye, kuko mwese muri abana b'iki gihugu. Hanyuma abo bantu bazabataka, ntubarengere, bababeshyere, ntubadefande, babagaraguza gato, babagaragure mu byondo, nindangiza jyewe ngabire nkubahe, nkwite ngo his excellence, ngo nyakubahwa, ngo nyabicya. Siko narezwe, siko meze. Sindi indyarya, sindi ishakura, sindi iki, kandi buri muntu wese mugura ururimi yumva. Perezida w'u Burundi rero, mbere yo kwibasira u Rwanda, nabanza azimye iwe zirashya, yananiwe kuzizimya. Ese yabanje akazana igitoro, abarundi bakabona esanse nibura, niyo bita igitoro. Yabanje akabona amadevize mu gihugu, wajya kuvunjisha amafaranga, ari amarundi ushyira mu manyamahanga cyangwa ari amanyamahanga ushyira mu marundi ukayabona. Abarundi bakabona isukari, abarundi bakabona ibyo kunywa bikorerwa iwabo. Uziko ibyo kunywa bya brasserie Braludi y'i Burundi ubu kugira ngo uyibone uba uri umugabo ugasiba uwundi, nabanza akemura ibyo bibazo, hanyuma u Rwanda aruveho. Ngo bacumbikiye, ngo baniyombare ibintu by'urwitwazo. Ubundi se baniyombare ko ari impunzi? U Rwanda ko rwasinye ku masezerano ya Geneve, ntabwo rushobora gutanga impunzi.
ntibishoboka. yego. Hanyuma dusoza kuri iki ngiki kuko tribalisme. bariya ntabwo u Rwanda rubafiteho control. Oya, u Rwanda abo rufiteho control rwarababahaye. Ntimubibuka babandi ngo ba Red Tabara bayoberaga hano mu Rwanda, u Rwanda ntirwabahaye Burundi. Ziriya ndashima ngo niyo mbare ubu se niyo mbare umuntu uri mu maboko ya HCR, reka nkubwire u Rwanda ahubwo bazasaba ikindi gihugu kitari u Rwanda kibakira. U Rwanda ruzakiba, icyo gihugu nikiba kitari u Burundi, hanyuma nikimara kubakira bagiha u Burundi. ngaho nibasabe ndebe ko bazabona icyo gihugu. Ese babwiye DRC umunywanyi wabo bakababasabira, u Rwanda rwababaha pe. tribalisme iri gushinga imizi mu karere. Turi kubona abayobozi bari kuyobora ibintu bishingiye ku moko, ku ngengabitekerezo, kandi bigakwirakwira no mu baturage, imvugo z'urwango. Nihatagira igikorwa bishobora kubyara ibintu bibi, kandi twarabibonye mu Rwanda cyavuyemo. Iyi tribalisme iraza kurwanywa ite ko tubona abafite umuhate wo kuyirwanya no kuyivuga abavugwa kuri iyi nshuro n'u Rwanda rwonyine, abandi bose baricecekeye? Ubundi icyari gukorwa kigashoboka kandi kikoroha ni uko buri gihugu aho giherereye, u Rwanda, Burundi, DRC, buri wese agakora mu gihugu cye n'abaturage be. Byarananiranye n'ubu ngubu niyo tuvuze ubumwe bw'abanyarwanda, bamwe mu banyarwanda bamwe bataba hano mu Rwanda rwose, birumvikana barahaguruka bagahagarara ngo nta bumwe buhari, kuko nyine bazi icyo bibahombye. Iyo hari ubumwe bafite icyo bahomba barabizi, bagatangira kwivugisha ubwambo, bakagira n'abahano bakoresha. Ibyo byo biranababaza kwicara kabisa umuntu kiri gutubona utekereza agakorera inda ye. Ni agahinda mu by'ukuri. Ni bamwe mu kinyarwanda bita ngo ni ruhu rw'inda. Kwitwa ruhu rw'inda nta shema ririmo, nta simbizi. Hanyuma rero bariya bandi aho gukora gutyo baganishaho, ahubwo abayobozi nibo babirimo, nibo batse uwo muriro. Akabibwira rero abaturage b'injiji, mwabana mwe mwari abana ntimubizi, twe turabizi. Bajya kubeshya abantu hano mu Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi bari banze kwica abaturanyi babo, barangije babafatirana n'ubukene. Baragenda barababwira ngo mwice, usigarane uriya sambu ye, usigarane ruriya rutoki rwe, usigarane ziriya nka ze. Barabyemera kubera iki? Ubujiji n'ubukene. Nabo rero ahubwo baguma bakenesha abaturage babo. Ariko wenda nuko i Burundi mutahazi, kera yewe ndahazi. Ubu ushobora kugera i Burundi ukicara ukarira kubera ukuntu wameze. Mukenesha abaturage kugeza igihe badatekereza. DRC yo niko yisangiwe. Ubundi hariya muri STC basa abantu batagira n'umuhanda, abantu batagira n'ibiraro byambuka umugezi. Abo rero kubashora mu mafuti yose kandi ubabwira ko bari buhakura ubukire biroroshye.